Ni kenshi twibaza icyo ubuzima ari cyo niba atari ibyishimo. Twibaza iby'isi twazanyweho tutagishijwe inama. Twibaza iby'akarengane kaba kuri uyu mubumbe uhora wizenguruka kugeza igihe kitazwi. Tukibaza impamvu hari abakora neza kugira ngo abandi bashimwe. Impamvu abakundwa atari bo bakomera. Aha niho tugera kuri wa mugani ugira uti nitwe twiyangirije intwari twari twarikoreye. We build our heroes up just to tear them down. Guko wubaka izina ni nako biba byoroshye kuryangiza. Iyo niyo si tubaho. Burya ngo gushimira biva kure ni umuco w'imfura, ni ijambo rito rihishe byinshi. Bikorwa n'abake nyamara bifite agaciro gakomeye, gusa bamwe barabyirengagiza bakibagirwa vuba. Ahari ni nabyo biri gukorwa na cya gihugu cyo hakurya mu baturanyi. Nyamara amateka yemeza ko mu basirikare 27 bari ku isonga mu kukibohora bari bayobowe n'Abanyarwanda bemeye kugitangira amaraso. Abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo, nabanye nabo, nakoranye nabo, ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo, ntabwo mbisobanukiwe bihagije. Ariko icyo narangirizaho cy'ibyo ngibyo, jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa. Hambere ubwo bakabaka bari bakire ku ngoma banagifite ijambo, hahoze ari agace k'udusozi kari karatoranyijwe guhigwamo inyamaswa z'amoko atandukanye, dore ko hari higanjemo ibikoko byinshi birangajwe imbere n'impara zanatumye barahitaga akasozi Kempala cyangwa se umusozi w'impara. Akasozi Kempala kaje kubyara Kampala. Ni umujyi urimo inyubako ndende, gusa si munini cyane nk'indi mijyi ikomeye nyafurika. Isuku ntuyibabwire, intero no gushaka ifaranga. Mu mujyi rwagati abantu bahora ari urujya n'uruza, amasura adashamaje nk'ay'i Kigali yiganjemo bamwe bananyuzura baruru. Kampala niwo murwa mukuru w'igihugu cya Uganda tugiye kukujyanamo uyu munsi hamwe na One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Aha tugiye kubabwira iby'intambara y'ishyamba yabohoye iki gihugu mu ngoma z'igitugu zanabangamiraga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ijwi wumva ni irya Jado Dukuze. Uranakongo basokana baseringa nebo bayingira nebajya abana ncyaba baduka. Batangiye bawuha mama maze bamwe mu rugo aho bahita biruka baramwica, batwara inka n'amafaranga n'umushumba wacu, gusa we nyine baza kumubabarira baramurekura. Niyo waje kutwereka aho mama bamushyize, turamushyingura twebwe na papa. Nibagamba gwedayo umulalo najya natulagirira mama wafe jafiride nitujyane tumuzikane tata. Iyo uvuze intambara yo mu ishyamba cyangwa se gerira, benshi bahanga amaso mu Bushinwa, aho amwe mu masomo yasizwe n'imwe mu ndwanyi zaho zo hambere Sun Tzu, akaza ndetse gushimangirwa n'undi Mushinwa Mao Zedong. Ngo burya inyeshyamba ziba zimeze nk'amafi ari mu mazi, kandi kugira ngo amafi abeho biba ngombwa ko habaho amazi. Ibi ni nabyo Museveni ngo yashingiye atangiza uru rugamba, cyane ko yakoraga ibishoboka byose ngo aya mafi arizo ndwanyi zibe zifite impande zaza amazi ariyo abaturage babashyigikiye, ngo ibindi bisigara byoroshye. If you have got a government which has closed off all other channels of peaceful change, iyo ufite leta yafunze izindi nzira zose z'impinduka z'amahoro, n'iki kindi twari gukora uretse kubivamo tukanga ubwo bucakara? Abaturage bapfa kuba bari baturi inyuma, kuko iyi ni intambara yabo. Abaturage nibo bashaka kurwana. Iyo bataza kuba badushyigikiye ntabwo twari gutangiza iyi ntambara. Byari ku nyungu z'abaturage, kandi urebye uburyo babagaho nabi bakabyihanganira, nibyo bihamya ko yari intambara yabo. Twe twari nk'ibikoresho gusa. Is a testimony to the fact that this is their own war. These people are just using us. We are the instruments. Byose byatangiye tariki ya 3 Gashyantare ubwo itsinda ry'abitwaga inyeshyamba baje guhurira mu nzu ya Mathieu Rukikayire yari mu gace ka Makinde,
aho bateguriye umugambi wa mbere wo gusoza urugamba tariki ya 6 ku kwezi. Intumbero ya mbere kwari ugutera mu ishuri rya gisirikare rya Kabamba kugira ngo bashobore kubona izindi ntwaro. Nubwo izi nyeshyamba ku ntango zari 41, abo bari bafite imbunda 27 gusa, ari nayo mpamvu amazina 27 ariyo yibuka ko yatangije urugamba rwo guhigika abanyagitugu bari barigaruriye igihugu cya Uganda. Ntabwo byari byoroshye, gusa baje kubigeraho, cyane ko muri bo harimo bene Kanyarwanda muri Uganda, ubundi babita bera bambaye uruhu rw'umukara. That is the kind of fearless fighter you had. The late Major General yari indwanyi itagira ubwoba. Nyakwigendera Major General Fred Rwigema yari indwanyi itagira ubwoba. Yari umuyobozi mwiza ku rugamba. Yabaga yiteguye gupfira Uganda. Yari umuntu wari witeguye no gupfira u Rwanda. Bidatunguranye, ni nawe wapfuye bwa mbere mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. in the liberation of Rwanda. Urakoze kuba ugiye gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi One Nation Radio yaguteguriye ku bijyanye n'iyi ntambara y'ishyamba, Uganda Bush War, banatazira Luwera War, cyangwa se intambara yo kwihagararaho. Ni intambara yagizwemo uruhare runini n'Abanyarwanda, nubwo kugeza na n'ubu Museveni atarabyumva. Reka tugaruke kuri Uganda. Uganda, iri zina rikomora ku bwami bwa Buganda, bugizwe n'igice kinini cy'amajyepfo y'iki gihugu, harimo n'umurwa mukuru Kampala. Nk'ibindi bihugu, abaturage ba mbere ba Uganda bageze mu myaka 2300 itambutse, baje bahiga bashaka amaramuko, bakubutse mu bihugu byo muri Afurika yo hagati, cyane ko bavugaga ururimi rwabo rw'Ababantu. Kuva mu mwaka wa 1830, Abarabu batangiye kuza muri iki gihugu bazanywe n'ubucuruzi, baza gukurikirwa n'Abongereza mu mwaka wa 1860, bo bari baje kureba isoko ya Nili. Aba Bongereza kuhagera ariko baje gushima ubushyitsi, maze bakurikirwa n'abamisiyoni b'Abangilikani batangiye kwigisha ijambo ry'Imana, aho bageze muri Uganda mu mwaka wa 1877, bagakurikirwa n'abamisiyoneri b'Abafaransa bo bari Abagatolika, bo bahaje mu mwaka wa 1879. Uku kuza kw'aya madini kwatumye hatangira kumeneka amaraso muri iki gihugu. Bigitangira, umwami wa Uganda Kabaka yabyamaganiye kure, niko kwivugana abarenga 48 bose bazira ko babaye abakristo, biza no kurangira bagizwe abahowe Imana ba Uganda. Ubwa kabiri haje kuba intambara y'amadini hagati y'Abayisilamu bari baraje imbere, Aba-Ingereza Protestant ndetse n'Abafaransa Catholics. Izi ntambara z'imvururu zateye ikikanga abacuruzi b'Abongereza bashatse kuzinga utwabo bakisubira i Londres. Leta y'Ubwongereza ariko ntabwo yaje kubakundira, ahubwo yahise ifata Uganda iyiyomekaho mu mwaka wa 1894. Ni One Nation Radio ukomeje gukurikirana, radio ya diaspora. Ugereranyije n'ibindi bihugu by'abaturanyi, Uganda ntabwo ku ntango yigeze yiyumva nk'igihugu kiri gukolonizwa, cyane ko Abongereza bari bararekewe ubutegetsi bw'abami, akaba ari nabo baka imisoro abaturage. Abongereza bakoze ibikorwa bitandukanye muri iki gihugu, harimo no kubaka inzira ya gari ya moshi yagombaga guhuza Uganda na Kenya. Iyi wenda tuzakugarukiraho yaje kurangwamo intare zisengereraga abantu. Abagande bakomeje gutuzwa bayoboka Abongereza, gusa ibintu biza kuba bibi nyuma y'intambara z'isi, ubwo mu mwaka wa 1949 itsinda ry'Abaganda batishimye bazaga gukora imyigaragambyo bamagana ibiciro leta yashyiragaho ku bicuruzwa bagurisha hanze byiganjemo ipamba, niko gutwika inzu z'abayobozi, ari nako basaba ko bagira uburenganzira bwo kwishyiriraho abayobozi. Guverineri w'Umwongereza wayoboraga ahangaha Sir John Hall yaje gufata ibi bikorwa nk'ibikorwa bya gikomuniste bitemerwaga n'Abongereza, niko kubyanga yivuye inyuma atangira kubirwanya. Nyuma y'ibariko, Abongereza batangiye gutekereza uburyo baha iki gihugu cya Uganda ubwigenge busesuye, biza gutizwa umurindi no kuza ko mu guverineri mushya Sir Andrew Cohen. Uyu yahise afungurira abanyapolitiki imirongo migari yo gukoreramo, bituma hatangira kuvuka amashyaka menshi, cyane ko harimo hanategurwa amatora y'abazaba bagize inteko ishinga amategeko ya Uganda. Ubu buyobozi bwa Cohen ariko bwaje gutangira kuzamo agatotsi, ubwo mu mwaka wa 1953 hazaga kuvugirwa ijambo i Londres ko hagiye gushyirwaho ihuriro rya leta eshatu zigize Afurika y'Uburengerazuba zigakora igihugu kimwe, nk'uko byari byarakozwe mu majyepfo mu cyo bari barise The Central African Federation of Rhodesia and Nyasaland, kigizwe n'ibihugu bya Zambia, Zimbabwe na Malawi, ariko cyarigaruwe n'abazungu mu buyobozi. Iba Abagande kubyumva
bahise babyamaganira kure, uhereye kuri Kabaka Mutesa wa kabiri. Sir Andrew Cohen mu kubona ko uyu mwami ashobora kuzamuteza ibibazo, yahise amujyana mu buhungiro ku ngufu, niko kumwohereza i Londres. Ibi byababaje Abaganda benshi batangiye kwivumbura mu myaka yakurikiye, maze Kabaka aragarurwa, anahabwa uburenganzira bwo gushyiraho no gukuraho abayobozi mu bwami bwe. Uyu ariko yongeye guhangana n'Abongereza ubwo yabwirwaga ko Uganda nibona ubwigenge azaba umwami w'icyubahiro gusa, hagashyirwaho minisitiri w'intebe. Ibi nabyo umwami n'abamushyigikiye babyamaganiye kure, niko kuvuga ko bazemera ubwigenge bwa Uganda mu gihe iyobowe n'umwami gusa. Aha niho haje kuza irindi tsinda ritemeraga uyu mwami, ryarimo Abaganda b'Abagatolika bumvaga barashyizwe ku ruhande, cyane ko umwami yagombaga kuba ari umwangirikani. Aba bahise bishingira ishyaka ryabo, baryita Democratic Party, riyoborwa na Benedicto Kiwanuka. Hirya yaba haje kuza undi mutwe wa politiki wa gatatu wakusanyaga abasigaye bose, washinzwe mu mwaka w'1960 na Milito Obote, niko kuwita Uganda People's Congress UPC. Obote yanze kurwanya Kabaka, ahubwo niko kwifatanya nawe, maze mu matora ashyira ubwigenge bwa Uganda aza gutsindwa n'iri huriro ry'ishyaka rya Obote UPC hamwe n'irya Kabaka, Kabaka Yek KY. Ishyaka rya UPC ryagize imyanya 43 mu nteko, mu gihe KY yagize 24, hanyuma DP nayo igira 24. Milito Obote yahise agirwa minisitiri w'intebe mu Kwakira k'1962, mu gihe Kabaka yaje kuba perezida mu mwaka wakurikiye nk'uko yari yarabisezeranyijwe. Ni One Nation Radio, ntabwo twatambikiriye, none turi bukubwire ku ntambara y'ishyamba Museveni afatanyije n'abandi basirikare b'Abanyarwanda barwanye ngo bakore Uganda mu menyo ya rubamba. Aha ariko turacyakunyuriramo ku byabanjirije iyi ntambara. Milito Obote akigera ku butegetsi yatangiye kugirana amakimbirane na Kabaka. Abaganda bababajwe nuko atari bo bari benshi muri leta yari mandi moko atandukanye, ntabwo babyishimiraga. Mu ishyaka rya Obote ubwaryo naho hari harimo ibice, dore ko abadepite bari mu nteko aho gukora baharanira iterambere ry'ishyaka ryabo rya UPC, ahubwo bakoraga bashaka gushimisha ubwoko bwabo, bumvaga aribwo bwabatoye. Aya moko akenshi yatumaga bene wabo bari mu nteko kubavuganira ku bibazo bifitiye, bityo kugira ngo ishyaka ritanga igitekerezo kimwe, ahubwo rikisanga rihanganye ubwaryo. Mu guhangana n'ibi bibazo byose byawe byo mu ishyaka rye ndetse no kwivumbura kw'igice cy'umwami, Milito Obote yahise akuraho itegeko nshinga mu mwaka w'1966, mu gihe yahise ata muri yombi abaminisitiri 5. Ibi byarakaje Abaganda, bahise bamusaba gukura ubuyobozi bwe mu bwami bwabo. Obote yahise asubiza ibi, byohereza ingabo ziyobowe na Colonel Idi Amin Dada kugira ngo zijye guta muri yombi umwami, wahise abaca muri humye ahungira mu Bwongereza, aho yaje gutangira mu mwaka w'1969. Obote yahise akuraho perezida na visi perezida akoresha itegeko nshinga rishya yari yarishyiriyeho ubwe, ndetse ntiyategereza ko habaho amatora, niko guhita yigira perezida wa repubulika, akuraho ubwami bwose, maze ubwami bwa Uganda abugira uturere dutandukanye. Ibi byaje gukurikirwa n'imyivumbagatanyo ya benshi no gushaka kwivugana perezida, gusa uyu nawe agakoresha imbaraga zose ngo acicikishe abashaka kumurwanya. Obote yakomezaga kwizera Idi Amin ku rwego rwo hejuru, dore ko wamufashaga mu kwikiza abamurwanyaga. Uyu Amin ariko ku rundi ruhande yakomezaga kwinjiza mu gisirikare bo mu bwoko bwe bw'Abakwaka, nyamara igisirikare mbere cyari kigizwe ahanini n'Abakori bo mu bwoko bwa Lango Obote yakomokagamo. Obote na Amin batangiye kutumvikana, biza kurangira Idi Amin yungukiye mu kujya hanze kwa Obote, niko guhita atangaza ko yigaruriye ubutegetsi. Hari tariki 25 Mutarama 1971. It is not my intention to be a president, but it is the people who... Ntabwo bwari ubushake bwanjye kuba perezida, ni abaturage bifuje ko naba perezida wa Uganda. Abo baturage nyine ni nabo bansabye ko naba perezida ubuzima bwanjye bwose, kubera ibyo nakoreye Uganda mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere ririmo riragerwaho hose muri Uganda. Rwose si ubushake bwanjye. Economically and all development which are now taking place in Uganda, but not my intention, and therefore it is now my intention to work in close cooperation with... Hanyuma icyo ngiye gukora no gufatanya na buri umwe, nkafatanya n'igisirikare n'abaturage n'abandi bagiye mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza n'ibindi, kugira ngo tuzane iterambere nyaryo mu gihugu,
twashakaga kuzamura ubukungu bukarenga urwego bwariho ku ngoma zatubanjirije. Be stronger than what it was before the former regime. Kudeta Idi Amin Dada yaje kwakirwa neza na benshi bumvaga ko kera kabaye Uganda yaba igiye kuba igihugu kimwe. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba birimo ndetse n'Ubwongereza byishimiye ibi, dore ko bari batangiye gutinya ko Militobot ashobora gukorana n'Abarusiya na komunizme yabo. Amin yaje gusezeranya Abaganda ko nyuma y'imyaka 5 azahita asubiza ubutegetsi abasivili, gusa ibibazo by'ubuyobozi bwe byahise byigaragaza. Idi Amin ntabwo yahuzaga n'umuco w'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane ko amashuri yarize ari make, hafi ya ntayo. Icyo yakoraga kwari ukwibasira abashakaga kumurwanya uko baba bangana kose, aho abasirikare bakuru bahoze bashyigikiye Obote bose yabivuganye izuba riva. Mu gushimisha abaturage, Amin yatanze itegeko ko Abanyaziya bose badafite ubwenegihugu bahambira utwabo bagasubira iwabo. Ibi byashimishije benshi kuko icyo gihe Abanyaziya bari barigaruriye Uganda, aribo bafite ubucuruzi buhambaye. Ibi ariko byatumye Uganda ihabwa akato ku ruhando mpuzamahanga, nubwo Abagande bake bari bafite kwitunga baje kungukira kuri iki cyemezo cya Amin. Urebye neza, abasirikare bakuru nibo baje guhaga byinshi mu byari bifitwe n'aba Banyaziya. Aba nabo soko byiraramo bararya barabimara, barahomba. Amin yaje kuyoborana Uganda igitugu mu myaka 8 yakurikiye. Uyu yamenyekanyeho kwica abatagira ingano, aho bivugwa ko abagera ku 300 baje kwivugana na Amin n'abambari be. Benshi muri aba bakaba barakomokaga mu majyaruguru ya Uganda, aho Amin yabashinjaga ko bagishyigikiye Militobot n'ishyaka rye rya UPC. I witness a number of people, innocent people who were killed there. Njye nahamya ko niboneye abantu benshi b'inzirakarengane bitwaga ahantu hatandukanye, bakorerwaga iyicarubozo hirya no hino, ndetse n'abasirikare bagenzi banjye. Abatarabaga babyumva kimwe na leta cyangwa se bafitiye impuhwe UPC n'andi mashyaka bahitaga bajyanwa bagakorerwa iyicarubozo bakicwa. Just were being arrested and tortured and killed in the broad day. Benshi muri aba baturage bahise bahungira Tanzania, niko kujya gutegurira y'akantu. Ingoma ya Amin yakomeje kurangwamo dushya, harimo nko kwemerera ibyihebe by'Abanyapalestina kuhagosha indege bari barashimutiyemo Abanyayisiraheli, bikarangira babayibohoje mu gitero cy'inkuba. Wigeze kumvaho? Burya ariko gushaka urupfu asoma impyisi. Ibibazo byari imbere mu gihugu cya Uganda byatumye abaturage bivovota kubera ubukene bwanumaga, niko gutangira gushinga imitwe yagombaga kurwanya Amin, hanageragezwa gukora kudeta. Abatari bashyigikiye Idi Amin baje gukora leta yabo yo mu buhungiro, niko kwiyita Uganda National Liberation Front UNLF, ahanini bakaba bariberaga muri Tanzania. Amin rero yaje kwikoza agati hahandi ubwo yafataga icyemezo cyo gutera iki gihugu cya Tanzania cyari gicumbikiye abamurwanyaga. Tanzania yaje kungukira mu kuba ingabo ze nta morale zari zifite, niko kuzira sita zibabariye ifatanyije n'aba Bagande yari icumbikiye. Amin kubona ko asumbirijwe yahise ahafata. Uyu mutwe wa UNLF wahise ufata ubutegetsi urangajwe imbere na Yusuf Rule hari muri Mata 1979. Nyuma yo kutumvikana ku bijyanye na gahunda zo kuzamura ubukungu ariko ndetse no gutinya ko Yusuf Rule ashobora gushyira imbere abo mu bwoko bwe bw'Abaganda, byaje kurangira bamukuye ku perezida adateye kabiri, niko kumusimbuza Godfrey Binaisa. Muri Kamena uwo mwaka, ingoma ya Binaisa nayo ariko ntabwo yarambye kuko abambari ba Militobot wa kera baje kumukura ku butegetsi, niko kugarura Obote muri Gicurasi 1980. Iyi wumva ni One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mu kwezi k'Ukuboza 1980, ishyaka rya UPC rya Militobot ryatsinze amatora ku buryo butavuzweho rumwe. Uyu mugabo yongeye kugaruka ku butegetsi. Aha ariko Yoweri Museveni, umwe mu bagize uruhare rwo guhirika Idi Amin bamutsinze mu gisirikare, ntabwo yaje kwemera aya matora, niko gukora ishyaka rirwanya leta rya National Resistance Movement NRM, ryari rifite umutwe wa gisirikare wa National Resistance Army NRA, niko gutangira gahunda yo kurwanya leta nshya ya Militobot. Museveni na bagenzi be 27 bahise binjira ishyamba. We knew that although we had 27 armed people, but we represented millions of potential soldiers
twari tubizi ko nubwo twari abasirikare bakeya 27 gusa, ariko twari duhagarariye amamiliyoni y'abasirikare n'abandi basivile bari hanze bashakaga impinduka. Bityo nubwo abasirikare 27 ari umubare muto, bari bahagarariye igisirikare gikomeye kiri hanze. Bityo twari tubizi ko dukoresheje amayeri atandukanye, abo 27 bashobora kuzana abandi benshi cyane. Bari badushyigikiye ariko wenda badashyizwe hamwe. Abo 27 bari bahagarariye igisirikare kinini gifite ingufu, nubwo ku ntango wari umubare muto. They represented a huge force of potential soldiers. Mu by'ukuri bijya gutangira, abasirikare 41 nibo bafashe ya mbere mu gutangiza urugamba rwo guhigika Obote. Aha ariko harimo 27 b'ingenzi kandi bagiye bibukwa. Muri aba 9 nibo basigaye ku isi, barimo Yoweri Museveni, General Eli Tumwine, Brigadier General Julius Kihande, Brigadier Fred Mwesigye, Andrew Rutaya, Jack Mucungozi, Paul Kagame, George Mwesigwa na Charles Tusime Rutarago. Abasigaye bose baje kwitaba Imana barangajwe imbere na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema, Arthur Kasasira, Nathan Mwene Muzeyi, David Ndayondi, Robert Kabula, Robeni Konde, Paul Kagina, Shabani Kashanku, Enoch Mondo, Frank Kifuba, Aziz Bey, Maurice Katungi, Murray Mwanga, Akanga Byaruhanga na Hannington Mugabi. Aba nk'uko twatangiye tubikubwira baje kujya gukora inama tariki ya 3 Gashyantare, ubwo itsinda ry'abitwaga inyeshyamba baje guhurira mu nzu ya Matthew Rukikaire, niko kureba uburyo batangiza urugamba. Ikibazo cya mbere kwari kubona intwaro, dore ko ubwo bari bafite imbunda 27 gusa, bari barakuye ahantu hatandukanye. Icyemezo ariko cyaje gufatwa niko gutangira urugamba. Ku ntanga ariko ngo Museveni yaje gufatwa n'uburwayi, bitera ikikango wari ushinzwe kumutekera ni Captain Oliver Zizinga. Cyatuka Museveni n'arwara naye nga tetumanyi. Hari ikize kugera Museveni ararwara, ariko mu by'ukuri ntitwamenye icyo yararwaye. Haza kuza Dr. Besigye aramupima, aramubwira ati uzikora ibiryo birimo uburozi. Noneho Salim Salehe araza aravuga ati ese kuko birashoboka ko Zizinga ari we waba yarahaye Museveni uburozi? Nubwo Museveni yavugaga ngo mushiki wanjye mujye muntwara nk'igare kuko nubwo rigenda gahoro ariko ryakugeza hariho hose ugiye. Teka kutwala bulungi nayo kaagala kubanga kajja kutuusa gy'ogenda. Intambara y'ishyamba ya Uganda yatangijwe tariki ya 6 Gashyantare 1986 batera ikigo cya gisirikare kiri mu karere ka Mubende. Museveni yari afite ubunararibonye mu ntambara z'ishyamba, dore ko yari yarafashije Frelimo yo muri Mozambique kurwana hambere. Uyu kandi akaba yari yaranashinze umutwe wa Fronasa waje gukora Idi Amin ku butegetsi, ariko bikarangira n'ubundi asubiye mu ishyamba. Museveni yahisemo gukambika mu byaro, cyane cyane mu burengerazuba no hagati mu bwami bwa Buganda, ndetse no mu duce twa Ankole na Bunyoro mu burengerazuba bwa Uganda. Imirwano myinshi yabaga iyobowe n'itsinda rito ry'abasirikare ryari rizwi nka A-Koy, yari iyobowe na Steven Kashaka, B-Koy yari iyobowe na Jerome Mugume, ndetse na C-Koy yari iyobowe na Pecos Kutesa. Umugaba mukuru w'ingabo yari Fred Rwigema, yungirijwe na Salim Saleh wari murumuna wa Museveni. Hirya yaba hari kandi Paul Kagame wari warigiye ubutasi muri Tanzania, ubwo yari impunzi muri Uganda, bikaza no kurangira nasanze Museveni mu ishyamba rya Tanzania ubwo yashingaga umutwe wa Fronasa wo guhigika Idi Amin. Ubuhanga bwe mu butasi bwatumye agumishwa mu gisirikare cya Uganda UNRA ubwo bari batangije gahunda yo gusezerera abanyamahanga. Gusa ubwo Museveni yasubiraga ishyamba, Paul Kagame yajyanye nawe aho yamufashaga mu bijyanye n'ubutasi ndetse n'ibindi byose bijyanye n'amayeri y'urugamba. Paul Kagame yakomeje gukurira urwego rw'igihugu rw'ubutasi mbere yo kujya gukomereza amasomo muri Amerika, aho yavuye yiyoborera urugamba rwabohoje u Rwanda. Reka tugaruke kuri Museveni na Uganda. Kuri iyo tariki ya 6 Gashyantare batera ikigo cya gisirikare, bashoboye kuhakura intwaro 13 ziyongera kuri 27 bari bafite, ziba 40. Ibi ntago byari bibi kuko nta muntu n'umwe batakaje muri urwo rugamba. Ku munsi wakurikiye
bateye ikigo cya polisi cya Nsunga bahakura imbunda 3 harimo rocket propelled grenade RPG. Aha bari bagejeje ku mbunda 43 zirimo RPG y'ingenzi cyane mu ntambara. Umubare w'imbunda waje kwiyongera tariki ya 8 ku munsi wa 3 w'urugamba ubwo bateraga ku birindiro bya gisirikare bya Kiboga aho bagwije intwaro 80. Aha ariko RPG bari babohoje ngo yari ifite igisasu kimwe, maze ubwo bayiteraga kuri convoy y'abanyatanzania yabahigaga isigarana ubusa. Tariki ya 18 Gashyantare bashoboye kugwa gituma imodoka ya gisirikare bashobora gukuramo ibindi bisasu 11. Intambara yarakomeje. Tariki ya 6 Mata baje gutera ikigo cya gisirikare cya Barak, ariko bakura imbunda 12 gusa zirimo za Mauritius na GPMG. Aha bari bamaze kugwiza intwaro 60 n'abasirikare bamaze kugera kuri 200. Birumvikana ko 140 nta mbunda bari bafite. Ngo aho Mutindi yanitse ariko ntabwo riva. Iminsi mike nyuma yaho baje guterwa ubwo bari mu gace ka Katera, maze intwaro zose bari baragwijije barazibambura. Aha ngo abasirikare benshi bacitse intege hafi yo kusezera bakabivamo. Museveni yanyohereje Nairobi Nyana Juba ngo tujye kubwira bamwe mu bantu bari baragiye ngo bagaruke ko nta mpamvu yo kubivamo, twagombaga kugira icyo tubikoraho. Kugenda se wari umuti. Iyi ni One Nation Radio, radio ya diaspora. Akabari Jado Dukoze uri kumva. Aho uyu munsi twagarutse ku butwari bw'ingabo z'u Rwanda mu ntambara y'ishyamba ya Uganda. Abasore bakomeje guhatana ndetse bagenda babona ubufasha bw'imbunda kuva hanze nubwo zitari zihagije. Ibintu ariko byaje nanone kutaba byiza. Tariki 27 Nyakanga 1985 ubwo intambara y'ishyamba yari irimbanyije. Imbere mu gihugu haje kubamo kudeta. Milito Obote yaje nanone gukurwa ku butegetsi n'uwari umugaba mukuru w'ingabo ze, Lieutenant General Tito Okello. Museveni na NRA ye byarabarakaje kuko byabaye nk'akagambane kuko icyo barwanyaga kivuyeho atari bo bagikuyeho. Abariko bahise bagirana amasezerano y'amahoro n'iyi leta ya Okello. Amasezerano yabereye i Nairobi ayobowe na Arap Moi wayoboraga Kenya kuri ubwo. Aba bari bumvikanye guhagarika intambara bagakura ingabo mu murwa mukuru maze bakagabana ubutegetsi. Aya masezerano ariko ntabwo yigeze yubahirizwa. Museveni n'ingabo ze bakomeje urugamba gusa bongera kugambanirwa nyuma yo kubona ko umwe mu bahuza babo, Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire, yazaga guca inyuma agashyigikira Okello amuha ingabo zo kumufasha nk'uko byagaragaye tariki 20 Mutarama 1986. Ibi ariko ntabwo byakomye mu nkokora izi ngabo za NRA zigaruriye umurwa mukuru tariki 21 Mutarama ndetse zigatangira kwirukanamo ingabo za leta. Aha ngo mu 16 by'abasirikare ba NRA baje kwegukana intsinzi. Amakuru avuga ko 1/3 cyabo bari abanyarwanda kandi ari bo b'ingenzi. Tariki 26 Mutarama 1986 Museveni yaje gutangaza ko we n'ingabo ze batsinze urugamba. Iryo ryari iherezo ry'intambara Museveni yarwanye n'abaperezida batatu bikarangira atsinze urugamba bifashijwemo n'abanyarwanda. Icyo gihe bari impunzi mu gihugu cya Uganda na Tanzania. Mu biganiro byacu by'ubutaha tuzakubwira noneho ku butwari bw'izi ngabo z'u Rwanda mu ntambara iyo hakurya i Kongo ndetse no mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Uramutse ufite inyunganizi, igitekerezo, icyifuzo cyangwa icyo twaganiraho, watwandikira kuri jadukuze@gmail.com cyangwa ukatwandikira hano kuri YouTube. Ngaho uzakomeze kuryoherwa na gahunda za One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Nge wumvaga nari Jado Dukoze. Sisi yote ni jeshi la wananchi.